ariko se yakwegeye reka wizguri ubu Shaddy nawe ngo harya gwafashwe ku ngufu gato oya reka nkubwire muri iyi minsi nakatara nako tutarabona tuzakabona ndakurayi ngakugere reka mbwisukuri mwana tuzakabona nyine ngere reka mbwisukuri nkimara kumva ngo mukecuru ngo umwana ako uriya mutipe ngo ni yugingo umukaraza ngo ni yuhinga umukaraza reka mbwisukuri man hari kuna abana barengana ukana abana bararenganya man ibaza umwana muto nguri ufite ubuzima bwiza uri kwishakira ubuzima man akajya muri gereza ngo yafashe Shaddy ku ngufu ariko oya ariko gato reka nkubwire mu mategeko sinakanye ko mu mategeko birashoboka birashoboka ko yamukorera iryo hohotero kuko niba ari ibintu batumvikanyeho sibyo kandi Shaddy ni umuntu mukuru ibyo byose nawe ntabwo ajya gutanga iyo statement muri RIB yumva idafite aho ishingiye kugira ngo mve ko biri na seri ngo yabanje no kujya kwa muganga ajya gushaka ibimenyetso ajya kwipimisha mbere amasaha atararenga umujene kiramuhama RIB ejo yaramukuruye RIB byaragira amufasha yamukuruye umujene umva nkubwire mu by'ukuri ntawahakana ko iyo sex itabaye ahubwo njye umva icyo ndi kubwira ani ikintu ngiye numva cyane ambabaje no mutima byatari man umuntu nka Shaddy wa mugani wawe atumiye umujene mu rugo umujene azanye inzoga aragara amazi man reka tubyinjiremo mbigufashe bivugwa ko ngo bari basanzwe ari inshuti ariko Shaddy bakavuga ngo yari amaze igihe afite stress ngo yaranikinze abantu ngo none numvise yaravuze ngo yaramuborotse none ko mborotse bavuganye gute aho harimo kwe twe ni turi RIB turakotinga ibihari byanavuzwe na nyirubwite Shaddy oya ariko wenda tuvuge se ko yakoresha indi phone se gute se oya ibyo ngibyo twereka twe kubyinjiramo icyo avuga nuko yari yaramuborotse sibyo kandi ubundi akiborotse byanze bikunze ntago umujene yitumi icyo tucyemeranye icya kabiri kinakomeye kuruta ibindi azazanye iki inzoga warunze hari ijambo waruvuze nkunze inzoga si iki samazi inzoga samazi kandi one ikindi kintu ugomba kumenya abashuti ba Shaddy bose barabizi iyo mukecuru yamaze kukanywa ari isanzura rero niba umupeti yarasangiye bagahuza agatangira kumukaragira urumva ibyo ngibyo mvuga gukaraga abantu barabyumva agatangira kumansura ari n'abana ba akaranga kanyobwa mugani wanya kwigendera yanga nigashye amini nigashiriye reka umujene nawe iranga mutima rirazamuka urumva umujene warigiye yabonye ko yahawe karibu none se ibaze ko kujya mvuga ko n'umutipe nawe ubwe mu mutima we so yarabonye ko bahanye rese ufata umuntu ku ngufu mugakomeza mukaryama mukarajya mwese mwambaye ubusa umva sasa ari icyo Shaddy yavuze ko ngo umujene ashobora baramunywesheje cyane akamusindisha umuniga wese atanywa kandi barasangiye none se reka nkubaze niba umuntu yaryamye akarya wenda yasinze bwacya gasanga kwa ndani kwa muswagege kwa open window harafunguye sibyo aryamanye n'umuntu bivuze ngo uwo muntu watumye baryama yarafite ubwenge none se buretse nacyo Shaddy bagaragaza nk'ikibazo none se buretse mubaze bose ko basangiye urumva igitanda baryanye bo kari cya Shaddy uwo mutipe rero yasanze yambaye ubusa wese natagije nabyumvise man oya ntago nese yasanze Shaddy yambaye oya mbyuko ni kubwira ari statement regemo nawe barimo gusora uwo mujene nawe we yavuze ngo geri busy mfate nawe uwo mutipe rero ari kuvuga ati nanjye uko yasanze yambaye ubusa nanjye ariko nasanze mbwambaye nge nabwambuwe nandi ubwo umujene avuga ko bose baba bari basinze oya umutipe raje kuvuga ko nawe yasanze umutipe yavuze reka nawe sakavuga ko Shaddy yamufashe ko umutipe rwo ati umujene nawe umujene we yabihoreye ngareka bira byose biravugwa Shaddy ajya hose akora ibyo byose ashaka none umujene nawe ngo hariya ngo yavuze ngo hariya ngo bagiye kumujyana nawe ngaraza kuza kuvuga ngo nanjye ko nasanze nambaye ubusa nabyambuwe nandi kandi mu rugo rwawe ese ubundi cyozo nibaze ubu umuntu wa mugani gatonge aha ibi bintu birimo tena itego umuntu yasanzwe mu rugo rwe kandi mu byumvikana ntabwo yatewe ahubwo waje yaje bwabyumvikanye atizanye wenda ikosa yakoze no kwazanye izo nzoga kandi barabyitekereje undi yarabyitekereje cyangwa ubundi yarasanzwe aza none ikibabaje sha cyangwa ubundi yarasanzwe aza akaza n'undi aziza none reka mubwire sinya ngushyingura mupinga basitari mu Rwanda jewe none ngo zari za kiwingu binywera gasha oya c'est vrai yambaye nka data ntago oya ni za kiwingu tujyamo abantu nukuri abantu barazi ngo ni za Jameson ngo umutipe ngo wayirago yikuye ngo Jameson gwazanye Jameson ya 60 cyangwa Jack Daniels ya 120 ni guys neza kiwingu nizo basinze nuzi mbona ubwo ni ibyuma muri make n'ubwamake ubu bwuma bw'igihumbi ubu bwamake ubona oya sha biri seri oya gatoreka okay reka ndi ibyo banywaga reka ibyo twe kubitindaho
ahubwo ngiye ikibazo nagize n'ubu nyiri kwibaza koko gato uyu mujene yari umuntu wo guhita afungwa uno turetse n'ibyo urumva ukuntu nyine sinzi wenda ariko nawe asaza n'ibimenyetso ukuriya mukobwa yavuze ngo yasa uriya mukecuru uko yavuze ngo njye nakangutse nambaye ubusa n'umurega we inshuti zabivuze ati nawe uko wakangutse wambaye ubusa niko yakangutse abwambaye urumva kandi ibyo wanywaga ni nawe nibyo yanywaga iwawe mu gitanda umutipe nta nubwo yaranahaze yahagerejwe nande ahubwo urasobanura ukuntu umuhungu w'abandi yisanze mu gitanda dore rero reka nkubwire ikibazo kirimo afite umunyamategeko uriya uwo mutinyi ahubwo ngerana uko ariko buretse gatwese kubwire tutarenga ku by'igitanda none reka nkubaza wowe umuntu aje gusura iwawe ukaba wanyweye wasinze ubu tuvuge ko nawe rega yasinze reka buretse nkubwire ikibazo kiri ahubwo ngiye kese ntangiye kumva itangiye kuremerera wasanga uwo mujene yaratarajya no mu gitanda na rimwe cya Shaddy nyine we ni kari ese niba yaratakijyamo na rimwe yababwiwe n'icyo nyine cyaba nibyo nyine nkubwira urugo se n'urwe Okay, ubwo rero aho haba hari ikintu cyo kubeshya kuri umwe muri bo. Niba Shaddy bavuga ngo ngiye nasanze umuntu mu gitanda cyane, ntazi uko yahageze. Undi nawe akaba yavuga ati nanjye nisanze mu gitanda cyawe, ntazi uko nahageze. Nambaye n'ubusa noneho. Nambaye naje iwawe nambaye. Reka umujene nawe muregere. Naje iwawe umva, nge naje iwawe nambaye imyenda. Nzari iyo twe twasangiye. Nzari ibyo nazanye. Turabisangira. Tumaze kubinywa. Ngewe twabinywe twikiye muri salo. Nageze mu cyumba cyawe nte. Undi nawe yanywemo imyenda. Ahubwo nge numva ikindi kibazo ndi kwibaza ngaho. Umukobwa yaravuze ngo yari ari mu kibada. Umutima ubwira ati nge narya umuntu mu kibada. Ahubwo wowe ibintu wankoreye wowe. None se ikindi kibazo nibaza ahubwo. Shaddy boys akankate akangwiriza aho ngo ko bazarese zimushiramo mu gitondo agatabona ari kumwe n'uwo muntu urende ubwo bwenge bugahita muzoma gahita kurega gahita kuri station police yaravuze ngo kubera ko yaragisinze yabanje kujya kwa muganga ntabwo wajya kuri ribu wasinze niko yavuze ngo arareka zibanza zimushiramo ajya kuri ribu none se gato ko nanone tujya tubona njya numva ngo hari abagore b'abana n'abagabo bagatanga ibirego kandi ngo bikemerwa ngo umuntu ngo yateje akajagari kwa ndari musogege kwa madirishya afunguye akagenda bagatanga icyo kirego kandi ngo polisi iracyemera ese ubwo twahereye duhakana koko uwo mujene watafungwa niba byonyine n'umugabo n'umugore baba babana umugore agatanga akarega umugabo ko umugabo hari ibintu yamukoreye ariko ibyo biratandukanye bitari ibyo ibyo biratandukanye araho nyine ndibanza wumva icyo ndikubwiye rero hari ibintu nabonye abantu bari kwitwaza ku mabano nyambaga ngo Shaddy n'ubundi gasanzwe ari indangamirwa gasanzwe amenyerega ko kazi gasanzwe bigatuma bashaka kuburizamo iyo kese ntayitakumvikana ngo ruko yaba ari umuntu wabasanzwe amenyerera ko kazi ese ko umuntu umenyerera ko kazi nago iyo kese yakumvikana erega uretse umbwire weho wigenda kwibya amarangamutima simvuze ko atahohoterwa ariko we umujene yagerejwe nande mu gitanda cya Shaddy oya ibyo reka mbere ko tubyibaza kuko na Shaddy nawe aravuga ati ngiye ni gute umuntu namusanze mu gitanda cyanjye tunaryamanye tunambaye ubusa ikintu cyo tukibaza ahubwo ngiye cyo nakubajije koko mu byukuri ko umuntu yabamenyereye ako kazi nkako bavuga Shaddy bamenyereye gato bivusoneka tatanga ikirego cyuko ibyo bintu yakorerwa ihohotera mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi nuvuga ngo umwana uhora wiriza bigero bakabimenyera urutozi rwamurya akarira baruga ati oya n'ubundi ni bisanzwe ngo ahora arira kandi ruri kumurya kandi mu byukuri ruri kumurya urwo bisone ko Shaddy yakorewe amakosa nubwo abarira abantu bayumva ariko akaba yayakorera oya si ibyo nicyo ushatse kuvuga Shaddy bakaza asanzwe akora karazwi urumva ibyo akora birazwi nge ntabyo nze buretse ngere banza wumva rero ako kantu kandi kongeye kuba ni nk'urutozi ruri kumurya none nyine nakaza ahoramo none se ubwari gutatswa n'iki jewe ubwo icyo nabonaga abantu bavuga avuga Jackie nashaka kuba akaze aka nta mikarere mu Rwanda nta mustar ukaze reka ne kubisoroberamo ibintu yavuze mu Rwanda nta mustar ukaze reka ne kubisoroberamo ibintu yavuze hagati aho ibintu tubigendanisha ino case yitwa Isimbi Noeline ngira ngo nawe mu bihe bishize narabyumvise ariko ara namatakira ngo ni nk'ibi bya Shaddy bura ni nk'utwana duto nyine babatumvikanye ibintu oya nanone nase uriya mujene yahita afata ibicyareka bipfundika uriya mukecuru Shaddy ugira ngo byari kugera hano ako yita umuntu umukecuru gute uramuruta nako arakuruta nesa ntacyo katwikomeza aranduta bakaruzurangiraga n'ibikecuru man uri yareka mubwira uri agomba kuba aza kuri Instagram bwa mbere ndagwamiriza ko yiga nko mu wa mbere primaire cyangwa wa kabiri primaire oya man akomara kuri Instagram yanjye nikoze 2013 se 2013 sorry 2015 icyo naga ari cyo mvuga kuba famous cyakoze reka wenda tubikure mu Rwanda ura muntu yabaye famous wenda wari nko mu wa gatatu secondaire
oya nari nyira aho ngaho mbese warukira aho ngaho mu akabiri urumva ko rero uramuruta nawe ndamuruta ariko ntabwo natwe turagafuka imvugo ari mwe Imana twe bino twabisobanukiye mbere man reka tuyarye man ibaze ko ngiye 2015 nari mfite Instagram abanyarwanda zifite zyo bari bangahe oya twabonye monetize amahada akiri mu Rwanda twabonye monetize man amahada akiri mu Rwanda twebwe hari umunsi twigeze kujya gukora amadolari 30 ku munsi umwe twabimenyeho kera bwo nabundi rero urumva iriya case ya mukecuru reka mbwize kuri gako ngewe mbaye ndi inkiko nakora iperereza ryimbitse kuko nta kintu kitagira irenga yobora reka ngende kwiyoza iryo perereza ase bundi buriya mu nzu ye buriya nta makamera bamora umvagire nkubwire nta kintu kitagira irenga yobora nk'umuntu w'umucamanza uzaca rura rubanza akavuga ngo wa mwana ngo wasamanyije indaya ibyo ni ibiki nese mwita indaya gute mwararyamanye waramuguze nageso ngene aryamanuri yajewe nese waramuguze ariko ushaka gutangira niba utaramuguze ubwo si indaya ko ntiwamuguze sibyo wihagarara ku byo utazi wita umuntu indaya gute se indaya we waramuguze urabizi ko ari indaya wowe noneho wamuguze ninde za wamuguze noneho nta wamuguze ro Shaddy busindaya urumva nukwigira ku mbuga nkoranyambaga gatwika akibonera ku madolari bakayamuhaguta ahubwo bya bintu byacu twe gutwa turi hanze aho tukajya tuvuga ngo ngo urabona ngo ni indaya waramuguze nagize namuguru za wamuguze ninde we Shaddy bwarahotewe umuntu aragera muhohotera ahohotera wasanga nakiri n'isugi n'ubwo yabyaye aba feminist bari kukumva bagushyikira oya gatoya urumva burango niyo umudamu umukobwa amaze igihe kirekire adahura n'umugabo yarisubirana kabisugi na Shaddy yamara igihe kirekire se kubera iki Shaddy buretse kuba yarabyaye umwana umwe niba atari babiri ariko banza ari umwe ntago Shaddy barinda ko ntiwamuguze nta nuwamuguze naramuguragiye mwizira ryayize wanuka nabikore dore urumwana kwa pasteur uzajya ushaka umugore wa mukobwa mukundana muzashakane tubashyigikire tubatwerere wumva se sha sibyo abantu batayira ubukwe bamwe barije uno rutangiye kuvuga ibintu bizima ariko na Shaddy busindaya nicyo ndiho kuko si none uwe ntugura indaya nanjye sinzi gura indaya gake se ahubwo reka twibaze hari uwamuguze wabonye hari uwamuguze wari wazagahagarara hari agahamya ngo gene namuguze ahubwo icyo tubonye reka ngwasiba icyo tubonye n'umuntu waryamanye nawe ku ngufu urumva yanamusindisha Shaddy yasambanyije umwana w'umuhungu ku ngufu oya uri kuvuguruza inzego uri kuvuguruza inzego ngeze mvuguruza inzego none nizamufunze wo kwasambanyije Shaddy ahubwo Shaddy yafashwe ku ngufu ahubwo reka ubwize kuri nakatara nakotara tuzakabona nge ndabikwijeje uzi ko rero nk'umukecuru w'imyaka 50 byaye 7 arimo arerega ko bamufashe ku ngufu ariko se bibaho nukorone yo na Shaddy yafashwe ku ngufu ariko reka nkubaza mu by'ukuri reka nkubaza uri umucamanza wafungura mutipe iyi namufunga cyane amategeko nuvuga ngo reka gatumva nkubwira ikintu ugomba kumenya mu rukiko nta kuri kubayo habaye ibimenyetso icyo ari kubwira niba rero Shaddy bari kurushura mujeni ibimenyetso nta kintu kitagira irenga yobora gato icyo itirenga yobora ni irenga yobora mu kurengana k'umuntu nagaru kurengana man nagaru kurengana ibyo renga yobora rizaze mu kwiba rize mu kwibwa ariko niba umuntu yahohotewe nta yobora iswandira rya Shaddy buryavuye iki ryagabanyutse iki ariko sha yahohotewe umwana w'umungu none se yahohotewe umwana undi hari icyacafu abaretse nyirubwire umwana urumva umwana yari ibereye hari yiturije ngo yagera mu karasa icyo kiramuzanye urumva kimuzanye iwacyo baranyweye urumva ubwo kimwegetseho urumyo umwana arakubise ubwo subwo ko kumwebwe mamujya bizagenda ibiti kawubize ukuri iyi kese ntiyazarangira twaritse abantu tukigenda twanushaka turigenda yakongera ababaye nubwo ababaye nyereka mbigusubiremo gatoya muri aya magambo mu rukiko ntiyakora ukuri hakora ibimenyetso niba Shaddy ari kurusha uyu mujene ibimenyetso sinkubeshye karamubaho pe aramurusha ibimenyetso uramugira ikimenyetso cya mbere kumurusha nuko Ribu yamaze kumufunga ko yafunzwe ngewe rero reka mubwiskuri ko yafunzwe umvaje mubwiskuri ko yafunzwe nyine umvaje mubwiskuri gaku Imana imbabarire pe I'm so sorry ntegereje nge gaku ndumva Ribu itazafungura ya mwana Ribu kandi yamufunga oya nuko buriya gufunga ari mwibazwa ari bari ko bamubaza ari mwibazwa mwana nagafunze kankubaza buri umuntu ubazwa afunze kamubwira ni umuntu wisha umuntu wagambire kwica umuntu ufite cyaha kigaragaza ko atorotse ubuse barigana cyagiye bariye amafaranga icyo cyari gikomeye abagene akaso abantu bari bayirimo iriya ntago ivugwa yihorera tunayiveho have berereka mwana wanjye ndakubujije byarugwira nyine hari biriya bari bakoze hari kwica umuntu ko ari kurimo ari amafaranga ari menshi hari abababazwa ntabwo bafunzwe ufunzwe bari imageragere man
akushaka ngubaza uko bari gane bamazemo amezi 2 banza nyine ni iperereza niko iperereza riba rimeze man niba rimeze kuki batafunze na Shaddy wenda kuba cyane uko yamutanze kugezamo ikire oya umva mbwire mu byukuri tuvugisha ukuri urumva nta hose ku isi yose buri igitsina gore ryo kigaragara nk'ikirengana niyo mpamvu ngira habaye ikintu kibita iperereza hazabaho no kukujya mu nkiko ariko gakunda kubeshye ukuntu mbona ribu reka ntago arabaswa bari abantu uriya mwana bazamurekura gusa cyakora bwo nazamurekura nemera ko inzego dufite kabisa ziraperereza pe bazamurekura uriya mwana gakomeye cyane ubu ngubu bari kumubaza se byagenze bite ngiye cyo nakubwiye reka tureke wenda kugendera ku marangamutima uzarusha undi bimenyetso azamutsinda reka ubwire mwino mwiryo perereza hakora ibimenyetso mbere y'ibyo ariko ko bara none ni n'ababyeyi man urumva man ribu rega buri umuntu baza uriya mwana ntago ari umusore ungana nkatwe si n'umusore bangana n'umupapa aramwicaza mari kugana nk'umwana akabaze se byagenze bite wa mwana we umwe rwati nge nari ndana ari umuntu amagara byera gutya na gutya mu byukuri ne nangwe nasinze nanjye ni wambaza n'ibyakurikiye uriya mwana rega n'ababyeyi man bazamurekura kandi uzabureba gato reka tuharira inzego twe turi hano kuvuga ibizaba n'ibindi uko bizagenda bikurikirana amahoro y'Imana abana n'abadukurikiye kandi mudukunde mukore subscribe mu channel ibiganiro byacu shalom ni bombo karatindaje